Ya people turabakunda cyane you ni Peter Brown YouTube channel ni Peter Brown 2050 tugiye kujya tubagezaho ikiganiro cyitwa Brown Show tuzatubagezaho amakuru menshi atandukanye. Uyu munsi tubafite amakuru ajyana n'abakire bo kuri isi ewana abatunze agafaranga. Uyu munsi tugiye kubavugaho mu minota mike cyane guys, ntimucikwe. Ya guys, rero nkuko nabibabwiraga icyo tugiye gukora uyu munsi tugiye kuganira ku bijyana n'abakire bo kuri isi. Murabizi ko buri munsi buri umwe arabyuka mu gitondo akibrusa akoga akavuga ati reka njye gushaka amafaranga. Ariko ikintu mugomba kumenya guys, hari abantu bakorera amafaranga ukibaza nimba koko batekereza kimwe nkatwe. Abo ngabo nibo tugiye kuba tuganiraho. Ikintu uyu munsi tugiye kuba turebaho ni abakire bibihe byose guys. Nabahitiyemo abakire batanu bibihe byose. Aya makuru nayakuye kuri Forbes magazine and then mbategurira abakire batanu bibihe byose. Turaza kureba nimba koko abangaba dufite by today cyangwa se uyu munsi nimba hari ababa bari muri iyo top 5 y'abakire dufite kwisi. Guys, tudatinze rero reka dutangirane rero na top 5. Turacyari muri za top 5 z'abakire bihe byose. Tugiye guhera ku mwanya wa gatanu cyangwa se top 5 ya mbere. Turabara tumanuka top 5. Ku mwanya wa gatanu turasanga umugabo witwa John D. Rockefeller. Uyu John D. Rockefeller abantu bajya kurikirana abakire bihe byose muri Amerika rwose azaho ku rutonde rw'abakire bihe byose muri Amerika. Ahangaha rero akaza ku mwanya wa gatanu ku isi hose kubera yuko uyu mugabo yapfuye abarirwa agaciro kangana na miliyari 140 z'idolari guys. Uyu mugabo akaba yaravutse mu mwaka wa 1839 aza kwitaba Imana mu mwaka wa 1937. Icyo nakubwira nuko uyu mugabo yitabye Imana afite imyaka 97 y'amavuko. Yitabye Imana afite ako gaciro k'amafaranga kangana miliyari 140. Ikintu cyatumye agira amafaranga angana gutyo menshi cyane utapfa gushyira mu Manyarwanda mupfe kumenya uko angana ni ikijyana na petroli, gucukura petroli. Ni umwe mu bagabo ba mbere kuri iyi si nzima bacukuye petroli bayibyaza amafaranga menshi cyane atagira ingano. Nicyo nakubwira ku mugabo witwa John D. Rockefeller. Top 4 cyangwa se nimero ya 4 turasanga umugabo witwa Jacob Figure. Uno mugabo witwa Jacob Figure ntago ari umunyamerika ahubwo uyu nguyu we yari umudage from Germany. Icyo ugomba kumenya cyambere nuko uyu mugabo yitabye Imana afite agaciro ubutunzi yari afite bwari ufite agaciro kangana na miliyari 100 z'idolari. Ya miliyari 100 z'idolari. Kindi kintu ugomba kumenya yapfuye afite imyaka 63 kuko yavutse mu 1459 aza kwitaba Imana mu 1525. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya ubutunzi bwiwe yabukomeye cyane cyane kubijyana na banke, gukora n'amabanki cyangwa se gucuruza amafaranga. Nibyo yakoraga, niko kazi yakoraga muri iriya myaka. Nibyo byatumye agira ubutunzi bungana gutyo bungana na miliyari 100 z'idolari. Reka twihuta tujye kuri nimero ya 3 turasanga umugabo witwa Augustus Caesar. Uno mugabo witwa Augustus Caesar ni icyo ugomba kumenya kuri Augustus Caesar. Caesar ikintu cyambere ugomba kumenya nuko nawe ari mu bakire bibihe byose guys, mu bakire batanu bibihe byose. Araza kuri nimero ya 3. Augustus Caesar akaba we yaritabye Imana afite ubutunzi bufite agaciro kangana na miliyari 150 z'idolari. Caesar nawe urumva ko atari yoroshye. Kindi kintu ugomba kumenya we uyu mugabo ni wa kera cyane kubera ko uyu mugabo yavutse mbere ya Yesu Kristo. Cyakora aza kwitaba Imana nyuma ya Yesu Kristo, nyuma yo kuvuga kwa Yesu Kristo. Iyo tujya mu mateka neza dusanga yaravutse mu mwaka wa 63 mbere ya Yesu Kristo, aza kwitaba Imana mu mwaka 14 nyuma ya Yesu Kristo. Uyu mugabo rero yitabye Imana afite imyaka 76. Kindi ugomba kumenya kuri uyu mugabo nuko ubutunzi bwe yabukuye mu kubyaza umusaruro ubutaka. Mu kubyaza umusaruro ubutaka kubera ko uyu mugabo yari abo bitaba impera ni abami b'abami, yari umwami w'abami w'ubwami bw'abaromani. Yari umwami w'abami mu bwami bw'abaromani. Bimwe mu bintu byatumye rero agira aya mafaranga cyangwa se agira agaciro kangana gutya ni ibijyana na minerals, gold, diamonds, zincs n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo byose ubutunzi bwose bwo muri iyi empire yiwe nibwo yakoresheje aza kwisanga cyangwa se natwe tuza kumusanga muri ranking yacu y'abakire bihe byose ari ku mwanya wa kangahe wa 3. Nta kindi twavuga kuri uyu Caesar usibye kwita dukomeza tukajya kuri nimero ya 2. Ino nimero ya 2 ni inde rero guys? Uyu mugabo muramuzi kubera ko aracyariho guys, aracyariho. N'umugabo
arimo aragira amafaranga, ubutunzi bw'ukuntu buri kuzamuka ni ibintu bidasanzwe kubera yuko mu myaka mike cyane barimo barestimatinga ko aragira trilliard y'idolari mu myaka itarenze 5 iri imbere. Uyu mugabo rero nta wundi bamwita Elon Musk. Hey guys, Elon Musk niwe turasanga kuri nimero ya kabiri cyangwa se ku mwanya wa kabiri mu bakire bihe byose. Ikintu cyambere ugomba kumenya, uno mugabo afite umutungo ubarirwa agaciro ka miliyari 500 z'idolari. Ubu tuvugana zishobora kuba zimaje kurengaho na 20 cyangwa se na 30, ariko ubwo twakoraga kino kiganiro yari afite agaciro kangana na miliyari 500 z'idolari. Agaciro kangana na miliyari 500 nizo afite Elon Musk. Ikintu cyambere ugomba kumenya nuko uyu mugabo yavutse mu 1971, ubu ngo akaba afite imyaka 54 y'amavuko. Kino kintu ugomba kumenya nuko uyu mugabo yavukiye muri South Africa, kino gihugu rwose cy'abaturanyi cyangwa se cyo muri Afrika cyitwa South Africa, niho ababyeyi be bamubyariye. Ikindi kintu ugomba kumenya nuko Elon Musk buriya ubutunzi bwe bushingiye ku bijyana n'ikoranabuhanga. Ni umugabo wakijijwe cyangwa se ukomeje gukizwa n'ibijyana n'ikoranabuhanga, kubera ko afite ibigo bibiri by'ingenzi cyangwa se bikomeye cyane byiwe. Kimwe afitemo shares, ikindi ni kiwe completely. Ibyo bigo nta bindi ni murabizi afite SpaceX ikorana n'ibyogajuru, murabizi ko afite na Twitter yitwa X. Ikindi mugomba kumenya afite imigabane myinshi cyane muri Tesla ngira murabizi iyo ni uruganda rukora ibikoresho by'ikoranabuhanga cyane cyane, ariko baruzi kubijyana no gukora imodoka. Murabizi imodoka za Tesla. So Elon Musk afitemo imigabane myinshi. Bimwe mu bintu bituma rero akira cyangwa se akomeza kugira agaciro kanini cyane kuri uyu mubumbe nibyo ngibyo, cyane cyane izo ngande ebyiri cyangwa se ibyo bigo bibiri afite bikomeye, harimo icyo twita ngo SpaceX ndetse niyo twita Tesla. Guys, katwita tujye kuri nimero ya mbere. Nimero ya mbere rero uyu nawe ni umunyafurika. Reka twikomereze twigire iburengerazuba bwa Afrika mu gihugu cyitwa Mali. Kera hariho ubwami bw'abami bwitwaga Mali Empire. Buno bwami bw'abami bwabagwaga n'umugabo nawe ubwo twakwita umwami w'abami. Uyu mugabo yitwaga Mansa Musa. Uno Mansa Musa niwe uba ranked nk'umukire wa mbere w'ibihe byose guys. Nk'umukire wa mbere ibihe byose, kuko ubu ngubu agaciro k'ibyo yari afite iyo ugashyize amafaranga y'ubu ngubu usanga afite amafaranga arenga miliyari 550 z'idolari. Nicyo kintu cyambere ugomba kumenya. Ikintu cyambere tugomba kumenya niki, uyu mugabo witwa Mansa Musa guys, ni umugabo wari utangaje cyane kubera yuko usibye kuba yari umwami w'abami, birumvikana nyine yarafite n'amafaranga menshi. Ikintu ugomba kumenya kuri Mansa Musa nuko ubutunzi bwe cyangwa se agaciro k'ibyo yari afite icyo gihe byabarwaga muri zahabu na za diyama yari afite. Uyu mugabo yari afite zahabu nyinshi cyane ku buryo imihanda yose yacagamo yo muri za Mali Empire yatumaga haba icyo twita inflation cyangwa se kuzamuka kw'ibiciro, kuko aho yacaga hose yagendaga bihera zahabu. Yari umugabo ugira impuhwe, ugira urukundo, abaturage akagenda bahamo zahabu, then izo zahabu zigatuma ibiciro bizamuka. Uyu Mansa Musa niwe dusanga kuri nimero ya mbere mu bakire bibihe byose guys. So aba nibo bakire bibihe byose nari mbafite uyu munsi guys. Abo bakire batanu bibihe byose nyamwa bumvishije amafaranga bafite ndetse n'agaciro k'ubutunzi bafite naho byagiye bituruka cyangwa se ubwo butunzi bwagiye buturuka. Hari kiri kintu ugomba kubabwira guys mbere yuko turangiza ikiganiro. Hari kiri kintu nshaka kubasangiza. Reka tugaruke kuri umukire wacu witwa Elon Musk. Elon Musk nyamwabonye ko aza kuri nimero ya kabiri, ariko vuba ha rwose aturize tudashidikanya ko araza guca kuri Mansa Musa, kubera ko agaciro cyangwa se ubutunzi bwa Elon Musk bugenda buzamuka umunsi ku munsi. Elon Musk ikintu ugomba kumenya kindi nuko amafaranga afite ubundi n'amafaranga menshi guys. Miliyari 500 amafaranga menshi. Nagerageje kuyashyira mu manyarwanda nsanga ari amafaranga angana na trilliard 700 z'amanyarwanda. So trilliard 700 z'amanyarwanda niyo mafaranga Elon Musk afite uramutse yashyize mu manyarwanda. Ikindi kintu ugomba kumenya, mu gihe Elon Musk yaba arahembwaga umushahara buri munsi tukabara imyaka 2025, Elon Musk naje gusanga nibura buri munsi yahabwa cyangwa se yakaba ko yarahabwaga miliyoni 900 z'amanyarwanda. Ukabara umwaka wa mbere buri munsi yaragiye habwa izo miliyoni 900 z'amanyarwanda kurinda tugeza mu mwaka wa 2025. So murumva ko rero bano bakire rwose bafite amafaranga menshi cyane ku buryo iyo Elon Musk bamugeranyije n'ibihugu basanga bamurankinze kuri ranking y'ibihugu bikize ku isi. Wubwe
ni igihugu cya 40, yaba igihugu cya 40 gikize ku isi. So ni byinshi rero twavuga ku bakire, ariko akaryoshye nyine murabizi nawe ugahora mwitama. Reka tube turekeye aha ngaha. Icyo nababwira nuko ikiganiro ni Brown Show, kikaba gitambuka kuri channel ya Peter Brown 2050. Icyo mbashishikariza no gukora subscribe, share ndetse na comment. Ciao ciao, see you.